ariko disi nkumbuye sheri ariko hari igihe byibuka agashaka guseka uzi ko namuherekeje ngeze kuri airport ku kibuga cy'indege nshaka kurira ntukuri ariko subazaza ryari koko ndamukumbuye ntangiye kumukumbura ariko rero mfite ikibazo ubu koko aracyantekereza ubu se aracyanyibuka ariko se ubu koko yagenda akajya i Burayi akahura na ziriya nzobe z'abazungu akongera kwiteza urukara rwanjye ariko nta makuru afite nashaka abasigaye yarajyanye n'abazungu ntazi ko nanjye zahinduye imirishyo ibyo gusenga ntakibirimo ahubwo kugira ngo imipangu yanjye nyikore neza karusi ngiye kuzakohereza kwa nyirakuru biriya bintu kizanishijwe by'uburokore nyenyenyenyenyenye ubundi narakererewe ngomba gutangira nanjye nkikoraho ibi bintu by'ibitambaro ngiye kujugunya ibi bintu by'ibi bikanzu buretse ako nanjye nabayeho ntateganya ubu kuki ntagiye koko nigurira n'utujipo tugufiya two kuri tayi ibi buretse ariko rero ufite ikibazo uyu mugabo umunsi yaje nzajya mbigenza gute ndumva ntangiye no kwigirira icyaka nzajya nywa inzoga gute koko ubu se nzajya mpora ntondagira ishyamba ngo ngiye kureba inturusu zo guhekenya iki nacyo ni ikibazo ndabona sheri ampamagaye numva se bitari kuko alo sheri alo umeze gute neza sheri amakuru ni meza uzi ko utazapfa vuba uzi ukuntu nari ndi kugutekereza ndi kuvuga ngo nzakwakiriza iki nuza ntabwo uzi ko ngingo ukumbuye ahubwo sinzi nari maze iminsi ntasinzira ntekereza ubuzima mubayemo ni ukuri none se koko uracyankunda ndagukunda ngoza ku mutima nari nzi ko abazungu bankuyemo oya ntabwo bishoboka sheri ahubwo se amakuru y'umwana umwana araho ameze neza noneho sigaye mutoza no gusenga cyane mbese ubu umva dusigaye twibera mu bihe byo gusenga gusa nyine ni wowe wabuze umva rwose sinzi ariko nanone ni amasezerano y'Imana urabizi kiranga mu Rwanda Imana yambwiraga yuko nzambuka none ngira ngo byarasohoye ubu uzaza ryari sheri nzaza ejo bundi umva ejo bundi twari turi mu masengesho uzi ukuntu Imana yambwiye ni surprise nzabikubwira ahubwo se wampaye amakuru yaho ku rusengero dore ko nta n'agakuru ntabwo ku rusengero ku rusengero nyine ku rusengero baraho nyine hasigaye hari amateraniro meza amasengesho nyine nta kibazo gihari sawa rero sawa ubwo nyine turakurindiriye turagutegereje ndaza vuba ntabwo ndinda sheri sawa urakoze yego nawe ubu ndashaka guhamagara Charlene imipango yanjye ngomba kuyinoza kandi ngomba gusiribanga ibimenyetso byose nka rusisi biranye bigaragaza ko naguye ntago hari ibyo nzajya nkora hari n'ibyo ntazajya nkora imyenda miremire aya nzayigumisha
uko nyikuyeho byahita birabura ariko mu bintu ngomba kubanza gukora nikagire vuba bakiteguye nkajyane kwa nyirakuru kava ahangaha ubundi mpamagare Karine anyigisha umujyi anyigishe kwikoraho umva iminsi isigaranye ngiye kuyikoramo akazi Rusi shari mama warangije kwitegura ngwino hano umaze kwitegura shari ugiye kujya kwa nyogokuru rero ubuze ukuntu ugiye kwibebeza washakoje bagiye kugutetesha nanze kukomeza kuvunika muri ibi bihe bya vacances sibyo ese waruzi ngewe nabitekereje muri umwana wanjye reka ndagutekerereza sibyo shari ahubwo uzi ukuntu uko yavuze ngo azagutembereza ajya kujyana ahantu heza gusa ho kane ndagira ngo uzasubire ku ishuri nawe maze kuruhuka sibyo wamaze se gupanga intuza bagara yose ngagenda uzana igikapu sibyo iyo waje shari kumbona so utagihanaguye reka ngo yerekeze sibyo uzi ukuntu wanambaye neza waberewe uzakomeza usenge nanjye ubu ngo ndashaka kwisubiraho ese mazaza kuzagaruka kuntora kwisa nkumbura se utaranarenga aha uyu urumva papa namara kuza papa naza nzahita nza kuguha soko papa zaza ryari ari hafi kuza ariko naza tuzahita tuza tugutwara sibyo uzakomeza usenge Itujemera wakino kandi kaburi nangura ugira kuri bana kubeshyura ryoshye sinakomeye umva ahubwo reka ngubwire ngeje mbara ntumbwire amagambo ahubwo banzufata vuga ngo ngiye kubwira iki se uretse kumbwira ngo kuwa kabiri uzaza nyine dusoza oya byo bisubike reka nguhe map ifatika bebe bijyanye n'iki ntandeba ariko ubanze nta gahunda none uzakura mu magambo please unyumve kabisa ahubwo se urabona icyo umembye urabona icyo umembye ngiye kuguha pasi imeze oya pasi zawe shaka kuba nka za deal za we bimbwire neza ngiye mbimenye numva pasi zabo mu magambo atari byo kwigusakuza ngiye Karine urabizi sinjye menyana n'abantu baciriritse ngiye kuguha pasi y'ikimama cyari kirokore ariko cyafashije Agakiza hasi kiba kimbira ati Rwanda Karine ndashaka najye gutwika mbabare wewe banza ufata agasombe bangiye ukagire inkuru ikimama cyari kirokore cyiza ngisanga mu bimbere kibwiriza mu bimbere gati nakubwira nkubwire Karine icyo kintu cyo kimeze gutya hanini ntabwo kiba kizi birabintu ngo kubiki ntabwo cyo kizi imihanda ngomeze gutya icyo nicyo kibarisa ubu tuvugane hakiwa atangiye kugira gute atangiye kuza amenya ubwenge gake unamufatishije niwe waba ugiye kumwiremera ukamwiyoborera ikigabo ni ikintu kiba kiraho kijigaraye cyasamye ngo kindi cyo kuba gihagaze mu makote ngo cyagwagasiriye hanze gusa mu Rwanda umugore ari wenyine yishwe nagandeshwe n'irungu ejo ndambwa ati Kari nanjye nshaka gutwika nkagira umwana ndavuga ati ni umwana ushaka ariko ndanga kumubimburira ndavuga ati reka mbanze nzakureba ubundi nguhe gahunda no byemera mite ngenda mushyirimo neza ariko nanone reka mbanze mubwire kubera yasengaga yambara ibikanzu birebire urumva abazamuka gake gake bikanzu nibe bigeraho bizamuka gake gake bitewe n'ibyo hari igihe mwicana ukagenda ukaho kigashiduka wakibeyuye agifatisha ne
nifatika yanditse. Reka mbanze ngende mwereke ifoto yawe nanze kuza kuguhamagara ashaka kugufata kwemera kuko ukuntu kimeze umva arahagarara gutya mani ukajya ubona mbese nawe nyine ubyumve gifite ikintu bise umubuto afite ikintu cyose kandi uhagarara nyine ukabona wagira ngo arashushanyije none uziyagiye arakandagira inyenyeri zitazitabuka yaseka aya wikabiriza aho ngaho wasanga ari byandi bya byo kumunwa umva ndakubwiye ngo cyo kuri ikintu kibi nabonye afite ni izina arafite izina ngo ni Tereza nyine amazina y'akiro akazi kenge no muri sizamwita Tereza zamwita zamwita hani tono nkotwa ngo sweet shushu be oya uzajya uvuga shushu kandi unitwaye neza mani na rugabo rwe wanarukuza amapu neza yuko umwana namubona naho ibindi byose ntawe twahuye wanshije nyine umva tugende ngenda akora umuti we gusa icyo ugomba kumenya uzabanza ugende gakeya bitarenze uyu munsi hanyuma y'amasaha 2 mbaza bamubwira ariko utarangurira mitsingi nk'ebyiri izo mitsingi nushaka umbwira ihene ngiye tuyibagisha ara kwa muco nje n'ibintu byose ahubwo mva nkubwira ubyumve neza kuri gutere mubwira warambeshe bihagije wumve ko ubushyuhe mfite bukabije vuga ngo nabonye kizimyamwoto bebe ariko mana ubu ndongera gusubira muri rugo rw'uriya mugore ubwa mbere nagiyeyo mpava mbanyetse urukweto ubwa kabiri ngiyeyo mpava nkubiswe ubwa gatatu ubwo banywesheje inzoga bambeshya yuko ari icyayi ndetse nanahava nkubiswe ubu koko mana wambabariye koko ukamfungira ziriya nzira cyangwa wanyorohereje sinzongera gusubira mu nzira zigana kuri uriya mugore mana ngenda go ariko disi we sigaye nzi no kujya kuri Facebook manigram naracika ariko hariho abakobwa erega nahoraga muri Bibiliya bankaka kare Charlene bamureba sure kumvuze deko bindirimbo nanjye naracika uzu turimbo turanga aya ariko nabo wabaye indiga ni karibu sari nganza nguhe intebe wicare nkuzanira gatebe meze utese tere ndaho shambaho ko umuntu bawatwitse nakutagize ni karibu mese share kaze mitankuremo n'ibigitero byanjye umugenzo niruka kambwira rero umeze neza se ameze neza nacyo hako sha wajye unyigisha ko urabona utwo tuntu wishyize hano hejuru y'ingoyi tererega we humura wamenyanye nanjye nta kintu utageraho sha rero ikintu kinteye kuguhamagara ufite ikibazo ikiyese kandi ikibazo kimeze gute urabizi ko umugabo wanjye asigaye aba hanze gusa bwo uracyamutekereza ese sha ntamutekereza yarapfuye ngambwira mutege yombi umugabo wanjye asigaye aba hanze ariko ntabwo nkizera yuko tukiri kumwe neza nubwo abampamagara ngewe ndi kubona ko nshobora gukomeza kurindagira wenda yifite n'izindi nshuti z'abazungu mbere gusa urumva yagutwa kweli reka nkubwe ntabwo nshaka gukomeza kubaho muri ubu buzima n'ubundi Agakiza nakarambitse hasi nararaguye ngusha amazuru wenda n'umunwa uzagwe biramubera akora ubundi utangiye kuza mu kazi neza nese ubundi ni gute umuntu wagiye amaze imyaka ingahe mana namwe rwose ubu wagiye mumara imyaka ingahe mu rusengero uvamo nta n'icyano uvanyemo reka nkubwire icyo ashatse kukubwira wabyumvise hiriwe mvuga menshi ndumva narambiwe ngiye kuguha umwana iki umusore mwiza w'ibogari imwe wigira ngo useka neza yego nyine no guseka ndabikunda ariko rero nimuhuze
uzimubyaye wenda nk'akana havamo icyoro nawe haba ibyo byo kubyara bivaneho ubuse urabona yuko nshaka umugabo wo kubyara nta nubwo ushaka umusheri wo kubyara gahunda ni ukuryoshya ikindi nshaka kukubwira ntabwo ushaka umuntu umeze nk'ikigage cyo mu cyaro wa rwaserera uzwi na bose kuko nanjye nubwo meze gutya ntabwo nshaka ko abantu bazamenya ngo bamvumbure. neza fone yawe gatoya. hari umusore inshuti yanjye reka njye ku rubuga rwe bamwita Fabrice. Basi njye ntabwo nabona ukuntu nkubwira amagambo menshi kandi abizi nawe yahita ubwo bitewe n'ukuntu mama icyo ukora umva tere urateye kabisa. ukomeze gutya aho niho usanga amafoto ye aho niho ashyira amafoto ye umurebe uwo musore abona ari ahantu wamunenga ubuse yanyemera nakubwira ngo njye Karine aho nageze inkuta ndahirika kugira ngo nkoreke ko nkorera imbere zana Karine uyu musore yanyemera ngo uyu musore yanyemera kamuhamagare 078 isegonda imwe mubwire ahantu ahita nsanga ntabwo mbizi ni bro wanjye ariko nyine utazamubwira udukino twanjye iki n'iki ko ntagazi ibyanjye byose muhamagara ahubwo byakunda azagahita aza kundeba yego ko ngaza kukureba fabidizo rero wakina sunzi gusa nyine umva nakureka nkubwira ahantu nsanga ibindi urabimenya uhageze kandi ugomba kugenda gake wakina ariko zandahuriza nzakumena cyangwa mpite mbivuga byose tarewe kumva genda umva se reka nguhe message nkubwira ahantu nsanga sawa tere uri neganje ntabwo nakubeshya nundi narinje nsa nk'umuntu uri kwimisiyo nakubeshye twari tubiziranyeho yari yambwiye ko yatubonanye none ngo yaragukunze ndagira ngo utaza kwinyuraguramo ariko wifate nkaho nta kintu nigize nkubwira sibyo kira ndumva nabanza ufite ibigabo byinshi gusa izo message zose nubwo ngerageza kwishima ariko nkumva imbere yanjye hari igikuta ariko hoyo wasanga uyitekereza bimwe byo gusenga ere gushatsi wajya unajya no gusenga Teresa abantu bose basenga ntago ari uko bakijijwe n'ubundi shatsi umusibe ejo nashyiramo rumbiye ubundi nkajya mu rusengero ukareba nkatambira Imana nkuzura umwuka ibyo nibi oya n'ubundi nzabivanga kugira ngo hatazagene shenzi z'abarokore zinsakuriza ukwiye kwambara imyenda igezwe ukaburi sexy bebe none si mwiza we oya imyenda iri sexy igera aha cyane cyane ko ufite ibibuno n'amataye washoka kwambara n'ubukariso ukagenda ibyo ni iki n'ibindi reba ibyo bitambaro ubundi ubwo nta nzo ko buzirikiyemo uzi ko wagira ngo ibitagangurirwa n'ibyo bupfundikiriye muri uwo mutwe wawe ariko nze nkubaze urabizi neza ko umugabo wanjye ashobora kugaruka erega ntabwo ngomba guhita nerura mwese Tereza umugabo niyo yagaruka kwanza abanza umbwire akubwira ngo iki araje se araje none se ubwo uraguma aha ngaha urabigenza gute ngende munyakazi tuza mwese nazo uraguma hano nyine gusa nyine naza nawe umuheke yakugira ngo ahava mu mutwe wamaze kumwica nagukoraho wemere nagusoma wemere nakubwira Kari oya reka nkwereke ino ntebe ndagenda nyijyanye noho nazo ugiye kuzana intebe kugenda uzunguza amano mata yawe bebezi oya Kari byihorera ibindi ndabyimenyera nawe winkabiriza urashaka kongera indana ndashonje mbabange kurya nawe ngaho umva ahubwo nkubwire ngiye ndumva atagusanga hano oya ntabwo yahansanga wowe uhamurangire nanjye ndakomeza ameze nk'umuntu mwiteguye neza ho gatoya ariko ibyaha n'ibibisha iyo message mwandikiye mubwiye yuko naza aguhamagara no uri muze kumuyobora yego kandi umufate neza umva shanda shonje uza ahantu ngaho genda umva umura nibikunda ntugire ikibazo ninishima ntuzababara ndashaka kureba nimba atari iby'amafoto nabihenze karabaye kanjya kurya hari n'ibiburusheti biba byaraye ariko se mfite ikibazo ibi bintu nubwo mbikora
nta mahoro mfite. Ubu se koko ngiye kuba indaya?